Ndongeye kuguha ikaze kuri buri code, turacyari kumwe muri Python. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki wakoresha data types muri Python zibanze nyinshi zikoreshwa n'eshatu zikunze gukoreshwa cyane. Iyi video irajya kurangira wamenye gukoresha icyo bita data type. Niyo waba utazi ibintu bijyanye na coding, humura wowe icyo usabwa no kwiyicarira warangiza ukirebera muri igikoresho cy'ikoranabuhanga cyawe uri kureberamo iyi video, ubundi ukunguka ubumenyi bw'ubuntu nta kiguzi, utavunitse utirutse. Ubundi icyo nkwisabira nuko nujya umara kureba iyi video ujye ugerageza gushyira mu bikorwa ibyo twakoreye muri video kugira ngo wizere neza ko ubumenyi wabwibitseho kandi neza. Reka dutangire turi gufungura icyo bita Jupyter Notebook. Niba wararebye video zatambutse uzi Jupyter Notebook icyo ari cyo. Icyo nkora ndaza hano kuri start menu nindangiza ni searching ijambo Jupyter Notebook. Okay, nimara kuza gutya icyo ndi bukore ndahita nza nkande hano handitse new. Aha handitse new, aha ngaha handitse new, uri kubibona, nkande hano kuri Python. Ubwo ni ukuvuga ngo nkire yatinze file nshyashya ya Python muri Jupyter Notebook. Kuba iyi background ari umukara ibyo byo nta kibazo, ushaka nawe ubwawe wabihindura. Okay, icyo usabwa no kuza hano kuri setting, ukajya hano kuri theme, ushobora gukanda hano kuri light bikaza bisa umweru, cyangwa se ugakanda hano bikaza bisa umukara, ariko ngewe nigondera umukara cyane niwo nkunda. Okay, tugiye kurebera hamwe data types. So data types ni ubwoko bw'amadata, ariko izo tugiye kurebera hamwe n'eshatu zikunzwe gukoreshwa muri Python. Arizo iza mbere ni izi twita integers, ariyo iyi ni ya mibare ifite ibimenyetso byo gukuramo imbere cyangwa se idafite ibimenyetso byo gukuramo, ariyo twita imibare positive cyangwa ifite ikimenyetso cyo guteranya nubwo kitandikwa. Indi mibare ya kabiri nshaka ko turebera hamwe ni iyi mibare ya float, cyangwa se iyi mibare igenda iri mu bice. Mbese wayita nk'iyi ya integer, ahubwo yo nuko iba irimo ibice. Urugero naguha ni nka za minerivare, nk'abantu bishyura mu buryo bw'amadolari usanga uri kwishyura 10,000 n'ibice 20, cyangwa se amadolari 5 n'ibice 5 ni urugero. String rero ni aya makuru dukunze gukoresha mu buzima busanzwe, nk'amazina, data zicontaininzemo inyuguti, ibintu nk'ibi uko muri kubibona, uri gusuhuza umuntu, izina ry'umuntu, password uri bubike, email, ni ubwoko bura bwose ni ubwoko bw'amakuru twita string. Nandi makuru ushobora kubuzi nk'iyo bagusabye amazina uri gukora ahantu login, ugasaba email, bakagusaba password, ibyo byose bura bwoko bw'amakuru tubwita string. Nanone ishobora kuba ari combination cyangwa se kwihuza kw'imibare n'inyuguti. Urugero nk'aha ngaha uri kubona handitse 11 amapusi cyangwa se cats, bivuze ngo ushobora gufata inyuguti ukazihuza n'imibare cyangwa se imyenda 5, icyo gihe biri string. Okay, reka twigarukire kuri Jupyter Notebook yacu hano muri Chrome, niho tuyikoreshereza, cyangwa se muri browser ariyo yose ukoresha muri mudasobwa yawe. Nurangiza uze wiyandikire ubwoko bw'amakuru ushaka hano, yaba integer yaba float. Icyambere cyo ugomba kumenya muri Python, nta stress haba, nta kibazo kihaba, nta nubwo biba bisaba kudeclare variable. Python ubwayo yirebera variable ikamenya ubwoko bwayo. Ndaguha urugero, ngiye kwandika 10 guteranyaho 30 guteranyaho 3 ni 33. Python ubwayo ihita imenya ubwoko bw'aya makuru. Ndaguha urugero, kugira umenye ubwoko bw'aya makuru nta kindi ukora, uraza ukandika function bita type, warangiza ugashyiraho utudukubo twombi, warangiza ukaza ukifatira ya mibare yawe iri aha ngaha ukongera ukayandikuramo hano. Reka twandike 30 guteranyaho 3, turebe igisubizo bigiye kuduha. Igisubizo bigiye kuduha nuko ari integer. Ubu ni ubwoko bw'amakuru bita integer. You see, nindamuka nje hano hasi nkazana ino mouse hano nkakanda hano click add a cell, barankira kandi kazu nk'aka ngaka mwabonye hejuru k'umukara, cyangwa se nkande escape and below. Kubona
ndakanda ariko kuri aka kantu habamo akandi kazu. Reka nkwereke urundi rugero rw'amakuru atari integer cyangwa se yano y'ibice. Reka dufate urugero 0.5 turebe ubwoko bwaribwo. Dushobora gufata 0.5 tugateranyaho 4, igisubizo kiraza ari 4.5. Reka turebe ubwoko bw'aya makuru. Python yo ntabwo ari ngombwa kudekarara ikintu runaka, icyo ukora byonyine ni ukuza ukareba ubwoko bw'amakuru, kuko Python yo ubwayo itimenya ubwo bwoko bw'amakuru bitagoranye. Niturangiza twandike 0.5 guteranyaho 4, uri kubona ko ubwoko bw'amakuru ari float. So dushobora gucekinga na bwa bwoko bwacu bwa gatatu twise string, aribwo bw'ubu ngubu. Reka tuvuge urugero, string iyo ariyo yose tuyishyira muri double quote cyangwa se quote. Quote ni utu ngutu, icyo twita double quote ni utu tubiri tugiye turi kumwe, hano ugashyiramo value zawe. So iyo ushaka kugira ibintu comment muri Python ukanda control and slash. Control n'aka karongo kameze nk'akaberamye bigahita biba comment, cyangwa se ukaza hano imbere, ahangaha imbere ho nshyize mouse, warangiza ukabanzaho urwego, bya bintu byawe bihita biba comment. Okay, warangiza nshobora kuza nkahita nandika John, ndashyiraho za double quote zanjye, nindangiza niyandikire John and enter, urabona ko ni John. Ndamutse nkeneye kureba ubwoko bw'aya makuru, nshobora guhita nza nkandika ijambo type. Namara kwandika ijambo type nkashyiramo bwa bwoko bw'amakuru yanjye aribwo bita John. Uri kubona ko iyi string str bisobanuye string. Ubwo rero nibwo bwoko bw'amakuru bukunze gukoreshwa muri Python.